umva mumezemte ibintu ni ubutamu ibintu umva ni uburyohe muransetsa ariko abantu muransetsa kweri iyo mukirisha izina Jackie ariko Jackie arabaryohera Jackie jiha nguhamagaye kangahe ngiye kugutsamo ngiye kugutsamo ubugome bw'aba banyarwanda babumenye bamenye yuko uri umusika online bamenye ko umva ngiye kugutamo abahungu bose wagiye uhemukira wagiye uviyora umva ibintu byose amakuru yandi ayafite ari mu ntoki zanjye urama iki kugira ngo nceceke jihadi umva rubanda bagiye kukota bagiye kukumenya n'akari murori ngiye kukazana Jihad umuskama wa online hey sha wallahi nkubwiza ukuri ndakwica Jihad washatse kunyica ariko ngiye ndi bukurangize noneho ngewe ndibuzane fact zigaragara za nyazo z'ibintu byabaye ureke wowe uri kugenda uhimba wowe uri guhimba ukatwita amazina bro ubanza urebe imyaka ufite urebe n'imyaka yanjye zana indangamuntu yawe nzane n'iyanjye wagakwiriye kubaha undi ninde we Jihad full stop sha ntago ndi utu dukobwa wagiye unya ku mutwe ngewe ndakunya muri ako kabuno kawe birirwa batobora birirwa bapfumura nongere nkanyemo wongere unyubabara twebwe tunyara tubabara wowe ukanya ubabara urumva ko gasonga bugari kawe gafite umwenge nk'uwo ufite wa muturage we ndaje nkwereke ndakumena iyi show yari ikenewe esera ko wirirwa uvuganira abandi uvuganira imiryango y'abantu wigeze ubuvugizi bw'imiryango y'abantu ngaho winjiye ngaho bagize ute ngaho guhimbahimba ngaho kwishyurwa mana nyagasani we ariko jiha ko ngiye kugutaba uri muzima wakabyarawe wanyiteje kandi koko n'abantu mwagiye mushwana ku mutima bavuga ati hari umuntu uzasitaraho sasa rero wansitayeho hamwe ese reka nkubaze ko wirirwa wigize bamenya ku babyeyi b'abantu b'abandi wowe uwawe ari hehe bambe uwawe ari mu nzagwa niko urasetsa reka mbaye itangazo rero ntitaye ku myaka waba ufite ntitaye ku cyo uri cyo ntitaye ku cyo ukora ntitaye ngo urinde umuntu wese uko yameze kose umuntu wese uzanyubahuka akagerageza kunyubahuka nka Jihad wajya akangiranya n'amarimbi mwokabyara mwe rero mwabantu mwe simuzi ukuri ntanga mu banyarwanda simuzi ko ngewe mbaga nakinya simubizi mwese Jihad ngiye kumubaga ubundi mutabe mwese mubibona ndarekura rokete ndarekura bombe Jihad burangazinga ndusha kuvuga ngewe noneho ndi buvuge n'akari murori nkazane ibyo azi yuko ngo byibagiranye ngo byapfukiranwe ngo bitajya hanze noneho ngenda bishyira hanze yigeze bamenya y'imiryango y'abantu nanjye reka mwereka yuko ndi bamenya nzi naho nyina ari mu nzagwa muri boda wa muginga cyandi kumva ino show iri kuryohera uza ahantu ndyamye mu ntebe zanjye ndimo ndareba show hano sha Jihad yagiye akangiranya n'amarimbi we watinyutse sha watinyutse ngeranya niyo njangwe yawe uziko nyirusha agaciro we madafaka Jihad watinyutse kanze mwereke uwo ndi we sha aho umva ngiye kukubana virusi ngiye kubikimata kuri wowe hahandi uzafata icyuma ukagishyushya ukacyotsa ubundi ukibaga wowe ukivanaho uruhu kugira ngo Jack akuveho ni wewe wanyiteje winjira imiryango y'abantu ugezeho noneho nanjye unyinjirira ubwanjye ku giti cyanjye ngaho ngo ndwaye umutezi ndwaye n'uwawe wowe Jihad ndwaye umutezi izina ryawe Jihad ahubwo banyereka ibitaro byawe njye kwivuzayo umva umuntu wese ufite nimero ya Jihad ngewe yaramborotse urumva kubera namubujije kunshanuka hahita mboroka ngewe ndabatumye izi posti zose ndi gupostinga ndi kubwira Jihad abapaparazi ndabizi bamwe mwabimuhereje noneho ndabatumye mu bimuhe
mumubwire yitegure rokete ngiye kumurekuraho bombe igisasu kikamuturikana. Mumubwire yitegure Jackie, ngewe niteguye guhangana n'uwo wita ngo ni Jihadi. Felicien we, ni Felicien harya? Ni Felicien izina ryawe? Ni Felicien. Ariko sha banza urebe imyaka ufite, urebe niyanjye. Ukwiriye kubaho undi ninde? Ukwiriye kubaho undi ninde? Na soni wowe ungeranye n'amarimbi. Ngewe Jackie ndahangangiye kukubana icyorezo kandi uraza kubibona. Uzabakiriho we ngo hamagaye kangahe? Uzabakiriho ngo Spirian, uzabakiriho Jihadi umuskama online, umuskama wirirwa ujya gufata indaya ku kibuga cy'indege. Indaya sha bombo kratinade men madam murasetsa utarurira indege. Keza yagutanzeyo mwirirwaga mugendana mwarashwanye. Kanze nkwereka aho mbera kaga. Ndakwituma ako katafari kawe noneho uzajya unya umuriro kugeza igihe ijambo Gasonga Bugari uzarihindura, kuko Gasonga Bugari karangaye nkawe. Ndakwica. Umva reka nkubwire, murasetsa turi weweru. None se waruzi ko tutabimenye? Waruzi ko ngewe nta gucukumbura? Murasetsa Amag the Black harya nagaki yanyigishije yanyigisha akantu kavuga ngo umva ubwira ibintu bidahwanye. Unyinjirira umbwira ibintu bimeze neza. Big energy umbwira ibintu bimeze neza. Big energy unyinjirira nkuruka. Urumva ngaho sema reka njye kuzana abantu mukorana akanama babatinganye bagenzi bawe ngo niba ari hagana he niba ari kumumena niba ari he muri ya nama yanyu mukora ngo babahereze amafaranga babatinganye biri guterateranya baragufata bakaguciraho udushati. Kanze mbazane nabo kuri kamera bavuga ibyawe. Wagiye kuri YouTube uravuga uri matatura ngaho ungeranya n'amapusi, ungeranya n'inkoko, unyengeranya ngo n'inkende. Mana yanjye ungeranya none ikintu kirenze, ungeranya n'amarimbi mwana. Basi uhuha mu byibura. Basi ukiha discipline niba ukuze koko imyaka 40 yawe Jihadi uwo muri 87. Ngewe Jackie wo muri 2000 na kangahe w'imyaka 19 wa mushenzi nunyubahe. Wowe umbyaye man, baza urabyara papa wanje ahari. Na soni ako uzakore mayiriyaje n'ibitinganye bigenzi byawe turebe. Ako se ubundi bose baguhondara, bose baguhonda babona bazakwicira mu nzu. Ego man. Supplies. Sipiriyani ibyinireye ariko sho unasinta uzabakiriho Sipiriyani. Jihadi wakiyise sha ugeze mu mujyi wawe w'Ubugesera wewe amabere ya nyoko sha. Reka nkubwize ukuri urambona ngiye kukudarapa ubundi nkubambe. N'Imana yarakuvumye nanjye ndakuvumye mu izina rya Yesu. Uragapfa uhagaze. Ahantu haraga umuntu, ahantu hagomba gupfa umuntu. Biri serious. Niba utarambonye nago wambonye nyine kuko nagunzi sibyo wavuze ko utanzi. Nyine nagunzi ariko ngiye ndaza kukumenya. Nako nakumenye wese. Ibyo uhisha abanyarwanda ngenda bishyira hanze. Urumva wigize bamenya imiryango wigira bamenya ngaho za DNA wongera urashyano kurabivuga ngaho ngo famille ngo barantoraguye mu mihanda. Banoraguye he? Havuga hano banoraguye amushenzi mabere ya nyoko. Ni izina ry'Imana kankubwiza ukuri turaserera turabipfa. Uwo mugore wagiye gufata ku kibuga cy'indege
akagenda agafata hoteli akajya ashukashuka utwana tw'uduhungu ngo tuze tumurongore. Wowe nawe ndaje duhangane sasa wa mushenzi we. Ngiye wagiye unyita inkoko unyita ibiki unyita imyanda yose kanze nanjye nkwere kuwondi wewe nkwere kuwondi we nago. Yo, what's up people? Mumeze fresh. Reka matumire ejo muri rendime. Ariko uzwo kubera iyo ndeshyo yawe n'uwo munwa wawe ubundi wari ukwiriye kuzajya ukora kara akazi kabariye abakoboyi ngo mukoreshe amasafuriya n'amajerekani muzane dukoreshe n'imitaka byose nibyo wari ukwiriye. Ubundi akazi kawe karayobye rwose nagakonga karakaye ko kwigira umunyamakuru ntago uri we never. Ayo mo contract turi kurata nayahari arihe yo kwamamaza biriya birungo by'ibyo kurya. Shaje hawagiye umbabara koko kuri umuhemu kuri bihemu turi bugushyire hanze ngiye ko naje amajerekani n'amasafuriya mukoreshe muri imitaka niko kazi kawe ubundi ukwiriye. Indeshyo yo kugenda uzunguruka mu bipangu by'abandi ubabaza amasafuriya yatotse ngo yahome. Wacokoje ingwe zoominga hano nyene kwa zoominga hano. Iyi ngwe uri kuyireba ifite meaning, ifite impamvu nayishushanyijeho. Ifite impamvu nayishushanyijeho. Mfite impamvu nishushanyijeho hano hejuru y'ikibuno ngandikaho I'm stronger. Ese hano mu Rwanda ni bangaye bafite imiryango? Ese hano mu Rwanda nta numwe wigeze yihakanwa nkuko nanjye nahakanwa? Ibyo numwe mubizi ko mama yaje akanjugunya? Ntago twatubizi. Data wanjye naramubuze ni wowe nabura nkababara. Umuntu utarigeze ngirira impuhwe ku buzima bwanjye, utarigeze ungirira impuhwe habe na nyeya, habe na gatonyanga kamarira, habe na gatonyanga ku rukundo. Kuba ubwo bufaranga yarabwoherezaga nyiri umunyeshuri nkiga nuko yarazi ko mba mu rugo. Wafashe izina ngo rya mubyara wawe urarikoresha kugira ngo uzajye umwandagaza. Kankubwire bro, reka njye mvuga ukuri. Kuko Jackie ngo ntago ari izina ryawe. Hanyuma se kankubaze wenda barasa n'izina ryiwe. Noneho nanjye reka nkubwire wakikora igiwe. Izina rya papa wanjye rishyira hasi wamabyiwe. Papa wanjye yarapfuye, izina rya papa wanjye wiza kurikiriraho rishyire hasi. Mvuga ubuzima bwanjye nigeze mvugamo kari akagore ngo ni Janet. Nigeze nkavuga. Nigeze muvuga uriya mugore. Ntago wamuvuze. Ntago nigeze muvuga. Ariko navuze umuryango wanjye mvuga uburyo nakuzemo, uburyo narezwemo, uburyo naje imihanda. Ngo wa mwana ngo yaje arazingamye wamabyi reka nkubwize ukuri. Niba naraje narazingamye reka nkubwire. Jackie uyu munsi ni igitangaza reka nkubwire. Jackie uyu munsi mfite amabere abiri mu gatuza meza meze neza, mfite amabuno abiri nimereye neza, mfite amaguru meza mazima y'ibitesi ndetse urumva jewe Jackie narakaye. Nta muntu usigera aza kunyitambika mu buzima bwanjye ngo mupfushirize man. Nta muntu usigera aza gutobanga ubuzima bwanjye bwaho nigejeje. Reka nkubabaze usharire ubabare. Gize amahirwe Imana yakomeza ikagutiza uburame hano mu isi. Wa mugore we wo muri Canada wirwa uratisha abanyarwanda amafaranga, Imana ikagutiza ubuzima igakomeza ikakurambisha hano mu isi. Imana ubundi yarangiza ikamereza ubuzima nyabuzima. Najya nkubabaza buri joro n'amanywa ukabura amahoro. Sinzigera nkubaha, sinzigera ngupfukamira, sinzigera nkubabarira. Ariko wowe ibi bitatu mvuze niko ubwo si muri gupfa ko mbere yaguherezaga ku mafaranga akajya akayahagarika. Ntago ari cyo kintu turi gupfa. Ariko kwishyuraga ishuri bakakugura ya padi uri mu mihango. Reka nkubwize ukuri wa mugore, ndakwasa umutwe ndawumena, ndakubabaza umutima wawe ndawujanjagura. Ngo uri gutuka ariko ngo nawe akugura kotex ya mbere ujya mu mihango. Aragakubitwa n'inkuba akapfa n'abakarutwa n'abapfuye. Uri gufata abana b'abasore ukabishyira ngo bakurongore, ukagira ipfunwe ryo kurya iwanyu kuko utigeze wubakira nyoko. Ugafata ubwana bw'ubusore ukabuhereza ayo madolari y'amafuti yuzuyeho imivumu, yuzuye abadayimoni uvanye mu bapfumu yongewe muri Canada wakigoryiwe. Gakubitwa n'inkuba abo bazimu bawe ntibazigere bankurikirana, abo bazimu bawe bazanacake bambure. Byose nanabivuga wakigoryiwe akajya kurata ngo bajade yabahereje amafaranga. Umuntu muzima agera karata ngo yafashije umuntu. Ariko shabari mugishijemo urwego rwe barubonye koko, urwego rwe barubonye wa mucecuru. Wewe ku giti cyawe nago ubona hari character wahindura kuri wowe kugira ngo abantu babone ko ubayeho neza cyangwa uri umwana mwiza? Ko sinzigira nemera kimbwiza kunyivuruguto cyangwa imbwakazi. Nese Jackie, nibyo koko ngo waryamanaga n'umumotari wakodeshaga mu nzu ziwanyu wowe kiri umwana? Uri underage kwanza. Umumotari wakodeshaga mu nzu ziwanyu ngo yarakurongoraga hagashya. None
uri imbwakazi uri amabyi uri imbwakazi uragapfa nabi urakumva urutwa n'amabere yawe yaguye y'imishumi ukajya kuyarata ukajya gukoresha plastiko surgery ku isura yo kugira itazayo iminkanyari ukajya gushukashuka utwara tw'udusore utujye kugupfubura amabyi ese kuki uri gutuka umuntu ufite abana bakuruta aragakubitwa n'inkuba aragapfa nabi aragapfururubi arakibagirana ku isi ntabwo ari byiza gutuka umuntu ukuruta Jackie kamubwiza ukuri arimo arashinyagura umurambo wa data ari gushinyagura umurambo wa mama wanjye arimo arashinyagura ubuzima bwanjye umuntu uri kuvuga nabi ngo ajyaga akubwira ngo ryama mu gituza cyanjye ukaharyama naharyama uzi impamvu nababaye byari inshuro nk'iya gatatu niyahuye ngewe kubera umuryango nakomenikanaga n'abajama bakuze bazima nyine afite mayindi nzima wiga mu gatatu segonderi niga mu wa kabiri man tako ubundi wakiyahura ubundi nanyweye imiti biranga yego narapfaga n'ubundi nkazuka ubusa ubundi inzoga nzinywe ntago napfa ubundi ntago byakunda ese ubundi wiyahuza banza wumve ibana naryamaga n'abagabo birandeba ni ibibazo byanjye ntago bikureba hanyuma ngiye kuryamana n'abakobwa bagenzi banjye se mugira n'abahirwe Sharon ndyamana n'abagabo none nayo ko none ndyamana n'abakobwa bagenzi banjye nari ko muri kuvuga amagambo agana gute mu kwa munani nibwo natorongeye ngewe Sharon ndatorongeye ndavuga ati ngewe amucecuru ndagusize nsize urugo rwawe niwo ntarinze ari kwizana ngo dufite icyo dupfana ubu nge narinze ko mfite icyo mpfana na Deben cyakoze mbona ari umuntu mwiza mbona afite umutima da nari amarira yanjye mba mbona huje nayo bamugana ubanza ari byo eshwe nzari ndapfa nabasabye mwabigoryi Deben sinanakwirwa muvuga ibintu byinshi ese umuryango wa mama wawe bimeze bite nta numwe nzimo ariko reka mare kwikusanya nabo ndajya kubatigita mbahiga mbacukumbuye nabo mbamenye ngiye kuvuga ibintu byose wa mugore niwe wankorogoshoye Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi ba Slim Jesus TV nangire mbasuza mbifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese. Uyu munsi ngarukanye na Jackie. Jackie umeze ute se? Icara wigure kishyari dukine diruzinga gari ndirimbo ya musaza wanjye Skytumani hano muri Glitter barimo barayicuranga nyine nkumva biri kumfasha ndayikunda ndirimbo wajyana njye yiririmbiye sibyo naho ubu ngiye meze neza ndashima Imana ngiye na satani mani waza kunyivanga mu buzima ngo mwemerere nubwo tumukorera buri munsi ariko nago yanzanaho ibintu bya sababu nyinshi ngo mbure kumuturitsa umutwe yego rero ngiye ndashima Imana meze neza cyangwa umeze neza ni byiza cyane uyu munsi rero ndaje ngo tuganire twigane utuntu twinshi tugiye dutandukanye ejo nibwo bwa mbere nabonye uwo bita Jackie yitabire space ari kuri space arimo arahana amagambo n'abantu Jackie ko twari tuzi ko bira bintu utajya ubijyamo byagenze ntago ari ubwa mbere nari ngiye kuri live njya nzijyaho yo ndi kumwe na Dumba umugabo wanjye yego so rero bira biboro byo kwa Jihad bya live hara kuri space yego nagiyeho Jihad ni inshuti yanjye cyane yego Brian ni inshuti yanjye nta mwanzi wanjye ari hari akereka uriya wo mu muryango niwe mwanzi wanjye w'ubuzima bwanjye kugira ku iherezo Jihad rero kuba wenda twavugana tugapanga bira byo kujya kuri space nakosa yigeze akora ndanamushimira ahubwo yarakoze cyane buriya yakoze ibintu bya kigabo uko biriya byari bimaje kugera ku rundi rwego bitewe n'uburyo Gasuku ari mwe mu banyamakuru babaza ibintu bakanakabya bagatandukira buriya Gasuku nubwo ari umushiti wanjye rimwe na rimwe reka njye muvugaho twaraganiriye numva atangiye kunshomeka muri wa mugore niba ari inshuti nago yari afite uburenganzira bwo kumumbazaho inshuti yanjye kuko nta burenganzira yari afite pe habe na butoya ariko naravuze ati nakundi reka mbivugeho yaranyagisereye atuma ntomboka nyine ndabivuga so rero ubwo ufite uburenganzira bwo kuvuga buri kimwe cyose natukana natatukana nta numwe bireba urumva nihagiye nunabyivanga mara afite ikibazo mu mutwe ndamubaza niba nta muryango yigeze cyangwa nta muntu yigeze ahura nayo hano mu mihanda ngamukoroge cyangwa nta muntu n'uyu numwe wigeze amuzanaho ibintu by'imikino akamukoroga muri life yiwe urumva umuntu wese uri bwivange muri bino bintu ndamubaza icyo kibazo ndamubaza ati ese hano mu Rwanda ni bangahe bafite imiryango ese hano mu Rwanda nta numwe wigeze yihakanwa nkuko nanjye nahakanwe jewe Jackie ubu ngubu ukuntu umeze uyu munsi mfite uburakari bwa danje ariko uburakari mfite ntibwatuma ndeka kurya
uburakari mfite nibwatuma ndeka gushaka umugati ngo nibereho, uburakari mfite nibwatuma ndeka kuba Jack wondiwe, uburakari mfite nibwatuma ntakomeza ubuzima bwanjye. Ari amabyi yo hanze yaje kunyitambika nagura yambuza gukomeza ubuzima bwanjye, ari uriya ndaje muture hasi abura ubuzima ahubwo ari we ngende tayari yo guhangana nawe. Niba yaje akaza kuri social media twagiye duhangana, ibintu bye byose bisase hasi. Yego yaje abeshya buryo ki ngo yagiye ngapfasha ngagira gute, urumva abeshya buryo ki ngo nagiye ryamana n'abamotari, abeshya buryo ki ngo nagiye ryamana n'abangongo n'umugabo w'umupangayi. Ibyo byose muraje mumenye ukuri, nge nago bindeba. Sha inda ni inyimena, uraniye wayimennye. Niba umubyeyi ari umubyeyi agira umutima akibye akagombye kuba ayaciye bugufi kuri ngewe kuko ndi umwana agatuza ukarandutura n'umucecuru, urumva. Ariko mu by'ukuri niba yananiwe gukora akantu ka kibyeyi akazana ubugoryi akongera agasubiramo ijambo ati ndamwihakanye, uwo simuzi. Sasa yo nanjye sinkuzi, reka tumire nk'abana bataziranye ariko bafitanye amabanga y'indani. Kanze nkwereke rero sasa bafitanye amabanga y'indani. Jackie, wenda tugende tufokasinga ku bintu yavuze ngo bagutaye hanze ukiri umwana, papa akimara gupfa ng'abadamu ngo mama yaraje kujugunya imbere y'umuryango baragutoragura. Ibyo bintu yabyumvishe kuri Grammy n'ubundi niko yamubwiye, niko nanjye yabimbwiye. Nanjye Grammy yambwiye iryo jambo aravuga ngo papa yamaje gupfa, gakimara gupfa ngo nyoko araza gutaka umuryango ngo ndakonsa ndakurera. Nyine meze nk'umuntu wadoboswe. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu umuntu wese urerwa muri famiye atari umubyeyi wiwe uri kumurera bavuga ibyo bashaka, na leta y'u Rwanda irabizi neza. Umuntu wese urerwa akarerwa n'inyamaswa nk'izo ngizo bavuga ibyo bashaka. Hano nakwita inyamaswa abantu bakureze. Kankubwira impamvu mbita inyamaswa. Uriya mugore uri kubona atari inyamaswa. Uriya mugore se nawe kuki yabigaruye? Ibyo bintu mwari mubizi? Yabigaruye agamije iki? Wayitonzeho gato. Ibyo bintu mwari mubizi ko mama yaje akanjugunya? Mwari mubizi? Ntabwo twari tubizi. Hanyuma kuki yabizanye? Yashatse kugaragaza iki? Yashatse kugaragaza umuntu se? Yashatse kugaragaza ubwamarayika se? Yashatse kugaragaza ko namwandagaje? Yanagiye aranyandagaza hana ku mihanda aramvuga. Ndamaze kukuvuga wa kigoryi, mfite uburenganzira. Wama wese wagiye unyihakana ndi umwana wa musaza wawe. Uri igiki wowe? Ko ari ikintu ugeze umarira igihugu. Uri igiki? Ko nta na kimwe. Sibyo no kugira icyo umarira igihugu na mama wawe ntacyo ugeze umumarira. Na ni isaha aryamye inzu aryamyemo. Ni leta imwubakiye. Ntago ari wowe wakigoryi. Hano afite yaravuze ko hari n'abandi banafasha yagufashishirizaga hamwe n'abandi. Urumva abatarafashe ababyara banje ahereza amafaranga bajugunyiramo amafaranga. Ntago bindeba koko yabahereje amafaranga na nubu baracyayabahereza bashukashuka nk'uko ari gufata abana b'abasore akabashukashuka ngo aryamane nabo. Urumva wahita gatoya uko ari gufata abana b'abasore uriya mwana w'umuhungu urango Jihadi akamuheza amafaranga akamushukashuka kugira ngo amuvugire ko ari kuri space. Nanjye akamvugira nk'umuntu w'umushiti wanjye ariko umvuga ko ari ku ruhare rw'uriya cyane. Urumva akagenda agahereza support Brian ndabizi neza ko ari umuntu wa mbere utajya usabiriza. Niba ushaka kumufasha uramuhereza mani. Urumva nanjye ubwanjye sinsabiriza. Niba ushaka kumfasha umfashe cyangwa ubyihorere ntago ngewe n'inginga zino gasiya mani. Namwe n'umuntu uzigira nkanga. Waba uri igikisi. Data wanjye naramubuze ni wowe nabura nkababara. Banze unyumve. Niba uriya mugore yarageraga kohereza Brian amafaranga ngo amuhereze inkunga, urumva ngo afashe bari abana b'imfubyi yishyura mituweli agaburira. Ibyo ngibyo ntabwo twe dushinzwe kubimenya. Yabivugiye kuri space. Cyane ni ikigoryi kira kigore. Biba bintu ngo yaherezaga ngo Jihad amafaranga. Ibyo ntabwo twe dushinzwe kubimenya. Yabivugiye kuri space. Rero icyo ugaragaza ubugoryi bw'umuntu usaziye ubusa. Utaza kumutuka cyane. Ndamutuka ahubwo mubabaze ndamubaga. Ubu ngubu sasa ngiye naje kumubaga ngewe. Ntabwo ndi bumugirire. Umuntu utarigeze ngirira impuhwe ku buzima bwanjye. Utarigeze ungirira impuhwe habe na nyeya. Habe na gatonyanga kamarira. Habe na gatonyanga ku rukundo. Kuba ubwo bufaranga yarabwoherezaga nyiri umunyeshuri nkiga. Nuko yarazi ko mba mu rugo. Nuko yarazi yabigiraga yabikore. Wahita gatoya. Ase watuje nakubwira. Numva nuko yarazi ko mba mu rugo. Nuko yarazi ko nabaga mu rugo nyine tu, mu rugo rwacu nyine kwa Grammy. Hariho kwa mama wiwe. Nanjye ni mama wanjye. Urumva? Kireka nawe nanjye agatera gatebe arakanyihakana. Nanjye nzahita bambwira ati kankubwire. Warakoze kumereza ubusa ariko narakuze. Uzikiri nubahira Grammy ngikubwire. Kuba yaravuze ngo uyu ni umwana w'umwana wanjye ndamwemera. Mu mwanga ariko ngiye uyu ni umwana w'umwana wanjye. Ako kantu konyine
niko katumye mubabariraho ibyaha byose yankoreye ndavuga tuye mubyeyi byibura nibe nawe niyo mpamvu mwubaha niyo mpamvu ngiye mfite uburenganzira bwo kumuvugira urumva nta kuntu urwa rucucu rw'urukobwa rw'urugore ruri hanze rwo muri Canada ruri gukangisha amafaranga ari aho ngaho ari gutoratora amafaranga yavunitse akayakora yabize icyuya yirwa abeshya ngo nimbishaka ndabivuga ariko reka ceceke urumva akagenda akayatoragura yagize akazayanyanyagiza mu bwana bw'ubusore abubeshya akazayanyanyagizamo mu bastari abereka yuko ngo abakunze shaka mubweze ukore reka mubwire wa mugore we uri muri ishuka uri kwishuka cyane ayo mafaranga arekera kuyanyanyagiza muri bano bana urebe ko ari nukuvugisha urebe ko ari nukureba urebe ko ari nukureba icyoroshye wamabyiwe urebe ko umuntu utari bukureba icyoroshye atari nyoko nawe uhereza ubusa ko numva bikomeye ayo mafaranga uri kurata uri murabeshya abana b'abanyarwanda uvuga ngo utanga amafaranga ngo uhereza ba Jihadi uvuga ngo utanga amafaranga ngo uhereza ba Brian uvuga ngo utanga amafaranga ngo uhereza ba Gasuku rekera kuyatanga ureke gutanga amafaranga kuri bano bana b'abasore reke gutanga amafaranga kuri babyara banje urumva ubabeshya ubufaranga nabwo bw'amafuti butariho n'umugisha n'uyu numwe reka nge mbivuge rekera kuyatanga urebe ko umuntu wenyine uzakuvugisha atari mama wanje ura grammaire uriya mama wawe nyoko ureka atari wenyine uzakuvugisha kuko yakubyaye nabwo kandi nabwo afite uburenganzira yanakwihakana bishatse nawe kuko nawe aho umugezaha akigoryiwe aho umugezaha ubura kuzanga mu Rwanda ukaza kumuzamura sukari uzumubuza amahoro ako Jackie ikibazo gihari nawe wafashe izina ngo rya mubyara wawe urarikoresha kugira ngo uzajye umwandagaza kankubwire bro reka ngiye mvuga ukuri kuko Jackie ngo ntago ari izina ryawe hanyuma se kankubaze wenda barasa n'izina ryiwe noneho nanjye reka nkubwire wakikoryiwe izina rya papa wanjye rishyira hasi wamabyiwe papa wanjye yarapfuye izina rya papa wanjye wizakurikiriraho rishyire hasi izina rya papa wanjye nanjye rishyire hasi papa wanjye yarapfuye izina rya papa wanjye rishyire hasi wamabyiwe nge ntabwo nari nzi yuko uriya uwase mubyara wanjye ariya mabyi nayo narayihakanye ntabwo nabura kubivuga twarabanye mu nza mbere ikirubambana ikigoryi urumva reka mbanze mbivuge man uriya mubyara wanjye ntabwo nari nzi ko yitwa Jacqueline nabimenye nawe ubwe yarabinyibwira ariko natangiye kwitwa Jackie ngewe nahinduye izina ryanjye nyiza imihanda nyitangira kwikaraga fata izina Sharon ndarihisha ndavuga ati izina ntabwo ndikine mu matwi yanjye mbanze nubaka ubuzima bwanjye iryo zina Sharon rizamenyekana amaje kugera aho nshaka kugera izina Sharon narivuze kwa Yago vuga amazina yanjye yombi murabyibuka neza vuga ubuzima bwanjye vuga ubuzima bwanjye nigeze mvugamo kari akagore ngo ni Janet nigeze nkavuga nigeze muvuga uriya mugore ntabwo yamuvuze ariko ntabwo nigeze muvuga ariko navuze umuryango wanjye mvuga uburyo nakuzemo uburyo narezwemo uburyo naje imihanda mvuga nigengesere ndeka kuvuga amabanga yabo nk'umwana uzi ubwenge harya wowe warezwe wakigorye wakimara we ujyara kuri space ukavuga buryo ki ngo natoraguwe ngo baje bakanjugunya imbere y'umuryango wamabyiwe warangiza ejo mu gitondo ukavuga ngo nago ndi umwana musaza wawe wamasewe wowe uri igiki wamabyiwe uryo urigenda ukavuga ngo nago ndi umwana musaza wawe uvuga ngo uwo mwana ngo yaje arazingamye wamabyiwe reka nkubwize ukuri niba naraje narazingamye reka nkubwire Jack uyu munsi ni igitangaza reka nkubwire Jack uyu munsi mfite amabere abiri mu gatuza meza meze neza mfite amabuno abiri nimereye neza mfite amaguru meza mazima y'ibitesi ndetse urumva mwirwa muyareba mu mafoto mfite amaboko mazima mfite ubwonko buzima mfite isura nzima icuruza sinigeze njya gukoresha plastic surgery mwabigorye imwe nkuko mugera mukajya kuyanaguza iminkanyari yanyu ku maso kugira ngo mudasaza jewe Jackie narakaye nta muntu usigera aza kunyitambika mu buzima bwanjye ngo mupfushirize man nta muntu usigera aza gutobanga ubuzima bwanjye bwaho nigejeje ngaza bwitambikemo ngo mupfushirize wamabyiwe wanagenda ugafata amafaranga yawe ukagenda ukajya muri machine kugira ngo ufate ko gasura kawe ukure iyo minkanyari yawe sasa rero ngewe Jackie nana kimwe nigeze mpindura Imana kuko ari ziko nzavamo umukobwa muzima w'igitangaza reka nkubabaze usharira ubabare gize amahirwe Imana yakomeza ikagutiza uburame hano mu isi wa mugore we wo muri Canada wirwa uratisha abanyarwanda amafaranga Imana ikagutiza ubuzima igakomeza ikakurambisha hano mu isi Imana ubundi yarangiza ikamereza ubuzima nyabuzima nkajya nkubabaza buri joro n'amanywa ukabura amahoro ukagera ku rwego ukampfukamira we madafaka
sinzigera nkubaha, sinzigera ngupfukamira, sinzigera nkubabarira, ariko wowe ibi bitatu mvuze nguhereje igihe gitoya wa mugore we, nguhereje igihe gitoya, nguhereje igihe gitoya, nguhereje igihe gitoya, sibyo no gupfukama, wowe uzakuruza inda hasi wowe. Waravuze ngo ntacyo nzimarira, waravuze ngo ntacyo ndicyo, hana kuri space uravuze ngo naje narazingamye, wakigoryiwe sasa naje narazingamye wamabyiwe, ariko hano imihanda abantu bose baranyubaha kuko nagaragaje uwondi we, kuko njyewe nibeshejeho. Baravuga ati imfubyi yumvira mu rusaku, imfubyi irirera, imfubyi ntago iba ikigoryi. Rero wakigoryi ufite siko na nyoko, jya kubaririra sasa. Hano kuri space ntago ariho ujya kutakira, ujya kubeshabesha abantu ngo urabona ngo umuntu wawe waramufashije kajya harahaze kakakwandagaza. Wamabyiwe nakwandagaje hehe? Njye nakwandagaje birenze biriya, wagiye ukanyandagaza ngo naje ngo narazingamye, ngo naje ngo nintuza. Wakigoryiwe naje nza hehe? Ko hari ariho kavukire yanjye, wamabyiwe. Ako Jackie urabona gende wowe wagiye ukavukira mu Mutara, wakigoryiwe. Njye urabona ndi wowe nagiye ngavukira mu Mutara, wamabyiwe. Urabona ndi wowe wagiye ukavukira mu Mutara. Mvuga ibyawe byose se wakinyendaro. Mvuga ibyawe byose. Niko ubwo si muri gupfa ko mbere yaguherezaga ku mafaranga akajya akayahagarika. Ntago ari cyo kintu turi gupfa. Kare wakwishyuraga ishuri bakakugura ya padi uri mu mihango. Ngewe Jackie. Umushinga niwe wanyishyuriraga. Ndashimira Grameri ko yabyirukansemo nkabasha kwiga. Ndashimira umushinga, ndashimira leta y'igihugu ko yamfashe nk'umwana wawe. Urumva? Kuko data yarakirwanira, kuko data yarakomeye. Urumva? Banza wumve. Ndakumva. Na Grameri wanje uri yarakomeye. Yego. Nizabamo ni leta yimwubakiye. Ni leta yamwubakiye, ntago ari kiriya kigo n'ikirwa kimangamanga kivuga ubusara kuri space. Reka nkubwize ukuri wa mugore, ndakwasa umutwe ndawumena, ndakubabaza umutima wawe ndawujanjagura. Wango uri gutuka ariko ngo nawe kugura ko taxi ya mbere ujya mu mihango. Aragakubitwa n'inkuba akapfa n'abakarutwa n'abapfuye. Nani kiri kintu namubwira. Yo ko taxi niba yarayiguze ni ngombwa ajye kubirata kuri space. Reka maze mburira abanyarwanda, niba uri umunyarwanda uzi neza ko utekereza kumfasha, cyangwa utekereza kumeza n'igihumbi cyawe cy'idolari, cyangwa utekereza kugira ikintu umarira, cyangwa utekereza kunyishyurira inzu, cyangwa utekereza kumereza ubuzima mu bundi buzima, uzibeshye numva yabishyize hanze, nzakwereka uwo ndiwe. Nkuko nanjye nashobora kujya kurata ngo nafashije uyu muntu, niba cyamfasha se kuki najya kubirata se amabyo? Nuko nari umuntu, nuko nafite akanwa ko kwandagaza umuntu se, ariko sinshobora kuko umugisha wawe ubu wiyambuye. Umugisha wawe ubu wiyambuye ukivuga ubugoryi. Yego. Ukivuga ubugoryi bwo kuntu ngo wagiye ngo ugafasha abantu ukaratisha mu bufaranga bwawe bw'amafuti. Ko wafashije abantu nyoko mumariye iki? Leta uyimariye iki wakigoryi we? Uri gufata abana b'abasore ukabishyira ngo bakurongore, ukagira ipfunwe ryo kurya iwanyu kuko utigeze wubakira nyoko, ukagira ipfunwe ryo kurya iwanyu. Nyoko ari mu nzu za leta, leta ariyo yamwubakiye, wakigoryi we ntago nabura kubivuga. Ukagira isoni zo kurya iwanyu, ukagenda ugafata hotel akaba ari uraramo, ugafata ubwana bw'ubusore ukabuhereza ayo madolari y'amafuti yuzuyeho imivumu, yuzuye abadayimoni uvanye mu bapfumu yongewe muri Canada, wakigoryi we. Gakubitwa n'inkuba, abo bazimu bawe ntibazigere bankurikirana, abo bazimu bawe bazanacake bambure. Bye byose nanabivuga, wakigoryi we. Urabona urabona ndakabati umuntu wacokoje ingwe. Zoominga hano nyene kwa zoominga, nyene kwa zoominga hano. Iyi ngwe uri kuyireba ifite meaning, ifite impamvu nayishushanyijeho. Ifite impamvu nayishushanyijeho. Ifite impamvu nayishushanyijeho hano hejuru y'ikibuno ngandikaho I'm stronger. Kuko ndakomeye, nkomeye nk'ibuye, nkomeye nk'urutare, ntabwo waza kunkangara wakigoryi. Ariko Jackie, nubwo uba uri kuvuga gutyo, abantu bavuga ati nubwo ujye uka kugize ikibazo, umuntu wa mbere wagutabara hari Janet. Kamaze nkubaza. Mushiti wanje. Ndavuga nk'abakonyere mushiti wanje. Reka nkubwire rero. Yego. Jackie si ubwa mbere nabangize ikibazo, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa nyuma nagira ikibazo. Niba koko ariyo wa mbere wagira ikintu amarira, kuki yumvisha inkuru ivuga ngo Jackie yatorongeye yagiye mu gasozi, yagiye imihanda. Natekereze kuvuga ati uyu mwana nubwo namwihakanye, reka mugaruye mu muryango. Kiriya kigore cya gicacu cyo muri Canada, ntabwo nabura kubivuga. Umugabo wese yamurongoye n'ikigoryi nawe, njye ntabwo nabura kubivuga. Njyewe yarongoraga iki? Uriya mukecuru ugenda akajya kwandagaza abantu,
akajya kurata ngo bajade yabahereje amafaranga umuntu muzima agera karata ngo yafashije umuntu ariko sha bari mugishijemo urwego rwe barubonye koko urwego rwe barubonye wa mucecuru barubonye koko niba ufite amafaranga kuki utubakira nyoko ukagira isoni zo kujya kwa nyoko ukajya ufata amahoteli muri Kigali wakigoryiwe wagapfa nabi gusa Iskuru twa na data wipfiriye witabye Imana byibura ko yagize ikintu akorera mama yagize ikintu akorera Grammaire niwe nita mama kuko ni wenzi yego yagize ikintu amukorera niyo mpamvu uyumvuze nabagira gahinda gakomeye kuko yakundaga data yaramukundaga anamukunda kukurusha wowe utagira ngo Grammaire aragukunda naga gukunda habe na gatoya Grammaire wanje yakundaga papa wanje cyane reka ndanabigutangariza wakigoryiwe kuko yagize ikintu amumarira agira n'icyamarira igihugu wakigoryiwe agira n'icyamarira mama wanje agira n'icyamarira irambesire urangwa ni muka data nawe ntago nabura kubivuga abaroze gusambana nagiye mutera inda gake inywera agafanta rwose ese Jackie wenda nago byaba ngombwa ko wenda twirengagije tutitaye ku byo uriya mudamu uriya mufite icyo mupfana ariko gutesha umutwe wowe ku giti cyawe ntago ubona hari character wahindura kuri wowe kugira ngo abantu babone ko ubayeho neza cyangwa uri umwana mwiza Jesus yego umushiti wanje ndi umushuti wawe suzi ukuntu mbayeho ndabizi subizi niba uzi ukuntu mbayeho vuga ibintu bitatu nziho ibintu bitatu yenze kuri umwana mwiza uri umwana w'iniga nicyo kintu cya mbere nzi kandi nzi ko ukunda inshuti zawe utajya wirengagiza abantu ibyo nibyo nzi niba ari byuzi Jackie niko ameze ni nako nzahora ameze kugeza ku mwuka wa nyuma ariko sinzigira nemera ko imbwiza kunyivuruguto cyangwa imbwakazi sinzigira nemera ko umuntu aza gukinira ku mubyimba wanye kugahinda kanjye sinzigira nemera ko umuntu yaza kunsuzugura ari amabyara y'makubere isaha ubuzima bushaka kumuhindukana kaza kanega amaboko niyo atanega amaboko niyo ejo yapfa urubyaro rwe rwaza rukamiga rukanshaka uranyumva neza ndakumva cyane none se Jackie jewe Jackie ukuntu umeze n'ukuntu nshimira Imana nuko reka ninjute mba nariye mwoka byaramwe yego ikintu nshimira Imana cyane nuko Imana yemereje umutima wa gisirikare mu mutima ukomeye ikama gukomera muri njye bikama kuba strong ikama imbaraga zo kwishakisha nkashakisha ubuzima nkabaho ikama umutima w'urukundo nkabasha no gukunda umuntu wari we wese ari kunyeretse umuntu sizi kuba indyarya iyo mbere y'indyarya ndagukatira akubwira ata kugira ngo tuzapfa ubusa mvira muri life urananga indyarya shiti yanjye urabizi ntago umunzana y'ubugoryi akaza kunyinira akaza kunyishima hejuru ngo munsi duhuza ariko niba nkunze ndagukunda nanjye niba unyubashye ndakuba niba unsuzugura ndagusuzugura cyane ndetse bikomeye cyane niba unyandagaje genda kwandagaza byikuba inshuro wanyandagaje niba wikoze mu nda genda gukora mu bwonko ntago njya mpfusha njyewe kuko nta muntu nsenga njyewe ikintu kimereje ubuzima gitumye mbuwondi uyu munsi na amafaranga n'abantu bakiya n'Imana yonyine habanza Imana niyo yamaye ubuzima igakurikizaho abantu bakama ibintu nanjye nkabyiha ubuzima bugakomeza rero icyo kigoryi cy'umugore naho duhuriye yaranyihakanye nanjye ndamwihakanye mu izina rya Yesu abo badayimoni biwe ajye kubajyana ku bana biwe abajyane ku rubyaro rwe abajyane kuri gasiya ziwe zose yita yuko ngo yafashije ariko cyakoze urwego rwawe twarubonye madamu wowe gasiya buroro ubwo urwego rwawe twarubonye none se Jackie ko yagusabye kujya gupimisha DNA ntago uzabikora hanyuma numara gupimisha DNA wowe tonze cyanjye reka maze nkubwire yego ndahari mbiri kankurabure yego ndakumva nkubwira kano ndakumva cyane wasabye kujya gupimisha DNA mujya gupimisha DNA kuko aka kanya nago na character nimwe igaragaza ko uri mu muryango w'iwabo genda upimisha DNA numara gupimisha DNA umusaba imbabazi ku makosa yose wamukoreye tega amatwi ndakumva icyambere wa mugore ujya kumfasha sinabigusabye nkiba mu rugo kwa nyoko
ntabwo nabigusabye. Nyoko niwe wandeze, nyoko niwe wamaye ubuzima, nanjye niha ubuzima nubwo nakuze mu buryo butari bwo, urumva? Ariko reka ngubwize ukuri wa mugore, nkurusha guhabwa uburere, ndakurusha pe. Nibe nanjye da wenda bazabona ngeze akantu k'agatafarikira ku buzima bwa mama. Ariko se warugoryiwe wowe umaze wowe ucecuye usaziye ubusa ukoze iki? Umaze iki? Izo za DNA ijya kumereza amafaranga ngo ujya kohereza ubwo bufaranga bwawe bw'amafuta uri kwirugura ata muri space. Wigeze utekereza kuzipimisha? Ese ubundi aho ngaho wemera wo mu muryango w'abapimisha DNA uwo warazikoresheje? Abo babyara banje wemera bafite ba nyina babuze base, wigeze upimisha izo DNA wakigorye wakimara wo kicwa n'umuruho gapfa nabi we? Mana yanjye kankubwiza ukuri wa mugore we, yuza kuba uri mu Rwanda uba warabuze wowe. Ninde se ari kumuburisha ubushobozi bwo kuburisha umuntu? Njyewe kankubwiza ukuri. Reka nkubwire. Mbwira nta kibazo. Uyu nguyu nari gutuma agira toroma ubwiwe akiyahura ari we. Iyi mikino ari ku nkino uyu munsi kuko ari hanze y'igihugu, yayikina ari mu Rwanda ukareba. Nese Jackie, nibyo koko ngo waryamanaga n'umumotari wakodeshaga mu nzu ziwanyu wowe kiri umwana? Uri underage kwanza. Umumotari wakodeshaga mu nzu ziwanyu ngo yarakurongoraga hagashya ukiri umwana utaruzi imyaka. Abamotari ari kunshinja bajya kundongora yarahari, yawe yarahagaze he? We yari mu biki? Ese akabaza ngo baze ibyo yabihimbye, anahimba ko ari umumotari. Uriya nta na kimwe yigeze avuga kiri truth, nta na kimwe. Kireka kuza kwandagaza umuntu kugira agaragaze ngo agahinda kiwe, ngo nagiye ngo mvuga kwa Gasuku ngo ndamutuka ngo ni imbwakazi. Uri imbwakazi, ndongera bivuze uri imbwakazi, nongera bivuze uri imbwakazi, uramabyi, uri imbwakazi, uragapfa nabi, urakumva urutwa n'abapfuye, urutwa na data wambye akagira icyo amarira mama wawe ari we mama wanjye, urutwa na data wapfuye akagira icyo amarira igihugu. Wowe umaze iki? Sibye kujya kurata amanyo yawe mu kirere wa mucecuru we n'amabere yawe yaguye y'imishumi ukajya kuyarata, ukajya gukoresha plastiko surgery ku isura yawe kugira itazayo iminkanyari, ukajya gushukashuka utwara tw'udusore ngo tujye kugupfubura amabyiwe. Warananiwe n'umugabo wawe, waramunaniye ubwiwe ku giti cyawe akigorye akajya kwangara akagenda kagusiga. Datuma mvuga n'ibintu byose wamabyiwe. Ariko uri murasabye umuntu aho ngaho nanone. Ni namusebye asi. Uri gusebye umuntu uri kwita ngo bagusebeje nawe ukavuga. Stati yanjye wayibonye? Stati yanjye nayibonye. Ahubwo ngiye no kubijyaho ibyo. Stati yanjye wayibonye? Wayibonye? Kuri post zawe, kuri stati zawe nakubamba. Jye nabivuga ndakwica njyewe mwica uhagaze. Icya kabiri ndakumena umutwe n'agasaya n'umutima mujanjagure. Ngiye kuvuga ibintu byose wa mugore ne wankorogoshoye. Wifata umugore muzima, umuntu w'umubyeyi ufite abana babiri banduta, wakigoryiwe, bangana n'ababyara banje, bangana nka mukuru wa papa wanje, urumva? Wagicucuwe wagize ukajya kuvuga ngo ngiye naje n'abazingamye. Nese kuki uri gutuka umuntu ufite abana bakuruta? Aragakubitwa n'inkuba, aragapfana, baragapfurupfurubi, arakibagirana ku isi. Ntabwo ari byiza gutuka umuntu ukuruta Jackie. Kamubwiza ukuri bakamutonze. Ntigeze yubaha Jackie, nigeze yubaha Sharon ari we njyewe, nigeze yubaha ubuzima bwanjye, nigeze mu rukundo, nigeze agira na kintu na kimwe amarira. Nako kantu yigeze kunkora mu buzima nyiba kwa Grammer nyiba mu rugo, ibyo n'ipfunwe yagiraga. Urumva? Nako kantu yakoze Imana yo mu ijuru imukureho uwo mugisha yari yaravivuye, icishemo umurongo igire gutya. Arimo arashinyagura umurambo wa data, ari gushinyagura umurambo wa mama wanjye, arimo arashinyagura ubuzima bwanjye. Ayo mabyi hanyuma ko ubu ngubu ndi kugaragara neza, ni gusa neza, nibwo asaza kwigaragaza ko dufite aho duhuriye. Ariko ikintu nagukundiye izi cyari cyo wagira uravuga ngo nta kintu duhuriye, twahuye kabiri mu buzima. Mukanya wongera uravuga ngo mwana wanjye ugize ikibazo ngo ni wakigoryiwe njyewe uziyoza umura nabyo muri no mihanda, uhuye nabyo wanasara watorongeye wowe wapfa n'ubundi upfuye uhagaze ubundi wowe. Nari cyo kintu nakubwira. Reka nirebere post wagiye ushyira kuri WhatsApp yawe ya mbere n'ubundi arimo ararata ngo ni umukuru w'umuryango. Kuri njye ntabwo uteze kuzaba mukuru, kuri njye uri hasi, kuri njye uri ikigoryi, kuri njye uri amase, uri amabyi. Reka nukane nk'abakonyine, dore ko ari mwebwe mwese mwanyigisha bino bintu. Wabyikora mama wawe wakubyaye n'ibikeye,
ibyo ukora mama wakubyaye n'ibiki wakigoryiwe nubaha umuryango wanjye ndawubaha cyane urawubaha ugenda ukawukora mu nda ukawiyambura ngo urawubaha niba uwubaha kuki ngewe wanyubahutse niba uwubaha niba wubaha umuryango wawe kuki ngewe wanyubahutse niba uri umuntu mukuru ko akada niba udasaziye ubusa kuki waje kuri space kajya kwikora mu nda bingana kuriya akigoryiwe ndaje nkwandagaza none ndaje nkwanike mvuga ibyawe byose hano uzajya undeba ugatitira ejo uzajya duhurira ahantu ukavuga ati mana isi nijoro nshaka kureba Sharon mu maso. Nese Jackie kubera iki bino bintu wabyirije kuri stati ngewe ndabona ni byinshi cyane ngomba kubyiriza yuko ngiye mfite agahinda mu mutima wanjye mfite igikomere mu mutima wanjye mfite ibintu mu mutwe wanjye urumva ahubwo se nari nabyirizaho ahubwo ndashyiraho n'ibindi ariko ngiye nzi ko nkuko Brian yavuze ngo iyo umuntu ababaye yari kuvuga Brian arenda kukujyana gusenga basi ukagaruka ku murongo urumva nekereza ko ahubwo waje ariko njye nifite amahoro mu mutima wanjye ngira ngo mwari mwabibonaga muri no misere n'icyo wabibonaga rutuje cyane nari nuje kuzana nari nuje izi fire zaturutse kuri ranyacu yo muri Canada uriya mugore urumva yego zaturutse kuri Gasuku winjirira abantu yanyinjiriye atuma muvuga atuma musebye ngomba kumusebya incira igihumbi n'ejo nzongera kugeza igihe azavuga ati ubundi ubugoryi ndimo n'ubuki akubaha umurambo wa papa wanjye basi akawubaha umuntu uri kuvuga nabi ngo ajye akakubwira ngo ryama mu gituza cyanjye ukaharyama naharyama uzi impamvu nababaye kurusha ibindi byose uriya mugore ari mu bantu nakundaga cyane muri famiye ari mu bantu bakundaga kunyumva cyane muri famiye ari mu bantu nabwiraga buri kimwe nawe akambwira buri kimwe ari mu bantu niyo mpamvu nzi byinshi byiwe kurusha ibyanjye azi njyewe nzi byinshi bye kurusha ibyanjye azi none se mwaje gushwana umuntu uzi ibyanjye cyane ni uwandeze wenyine ari we grammaire ndetse uriya mugore mwaje gushwana mutekane numva mwarumvikanaga uko twashwanye byahereye he twashwanye 2019 hagati aho 2020 njye navuye mu rugo 2020 mu kwezi kwa 8 ubwo navuye mu rugo urumva nibwo natorongeye ngavuga ati njye aha n'ubundi nta kintu ndi kuramira hano urumva reka rero njye nkurabure 2020 aho ngaho cya 2014 nako nanjye 2014 2019 mu kwezi kwa 7 njye ndibuka ukwezi nibuka umwaka nibwo yanyihakanye urumva yakwihakanye gute kandi mwari musanzwe mwumvikana ukuntu byagenze mu kwezi kwa 7 ukuntu byagenze icyo gihe byari muri weekend ariko wa gatandatu urumva byari inshuro nk'iya gatatu niyahuye ngewe kwera umuryango urumva ndagenda byari kwa gatandatu mu kwezi kwa 7 icyo gihe byari kwa gatandatu nari mu wa 2 secondaire ngiye urabizi ngiye nkomanikana n'abantu bakuru gusa nta mupeti ngiye nkomanikana nawe n'icyo gihe niko nari nimereye nakomanikanaga n'abajama bakuze bazima nyine afite mayindi nzima wiga mu wa 3 secondaire niga mu wa 2 man mu wa 2 icyo gihe afite imyaka ingahe nibaze by'imyaka nayo nzakuriza nzibaho none birangije umucecuru aranzengereza koko kurya birananira ibiryo n'ubundi nabiryaga mbitama Mariya n'ubundi nta rukundo bigeze bankunda urumva ndagenda ndavuga ati ku bundi wakiyahura ubundi ndavuga ati nanyweye imiti biranga narapfaga n'ubundi nkazuka ubu se ubundi inzoga nzinyweye ntago napfa ubundi ntago byakunda ese ubundi wiyahuza banza wumve birangije fata umwanzuro navuga ati ndatorongeye ndagiye ndagenda njyana nabo batipe bari bakoresheje pati icyo gihe inzoga z'ibyuma nibwo zari zadutse n'ibiki ndagenda ndazigotomera icyo gihe ntago nari nariye zagera zinwika igifu zimaje kunwika igifu mba ndagenda mu rugo nari nagiye nyuma saa 6 garuka nka saa 2 z'ijoro ko nagarutse mu rugo nasinze nyine ntabasha no kureba nagiye gute umucecuru abarabibonye wagarabirana ndagenda nicara hanze ku muryango ubu ngo n'isuri rikunzamo kabisa ukuntu ari imeze ndagenda amagara hanze ku muryango mba ndarutse nduka amaraso ndutse amaraso umuturanyi w'umupasiteri umucecuru agenda ahita ahuruza abarahuruje ngo nimurebe ngibyo njya mbabwira ngo amafaranga ngo muhereza ngo amafaranga uriya mukobwa ngo amwoherereza ngo ayajyana mu nzoga ubwo ya mafaranga yari yawohereje hari yashize nk'icyumweru ayohereje nanayakoreshe nayamaze njye nifite ibibazo byanjye mu mutwe nagiye ngo kwiyahuza mu yoga ndayo kurana napfa nabwo ndiyahura biranga urumva bageze mu rugo niko kuruka ayo maraso umucecuru
aragenda ahamagara abaturanyi umumama pasiteri abone ukuntu meza abona nazanzamye abona byakomeye aragenda afata amata y'umucecuru yarari mu ijyaga agenda asuka mu gikombe arangotomeresha ku ngufu kugira ngo ngarure ubuzima aje ahita nterura njyana mu cyumba umucecuru abonaga adashaka no kunkoraho atabikeneye buri kanya ngo ibintu ngibyo umugore aranterura ubwiwe aragenda aguramo imyenda aramindura akira ku gitanda aranyorosa umucecuru ahita afotora amafoto ayoreza rwa rukobwa rwe rwo hanze ngo reba ngo amafaranga y'urwo wohereza ngo Sharon ngo yirwa yangiza ngo ngayajyana mu mayoga ngo muri bano basore ibiki n'ibiki umukobwa nk'isasu nyine nk'isasu nkanjye n'ubundi tumeze kimwe duhuje kamere akigoryo n'ubundi nubwo wihakana abadayimoni bawe banza barankurikiye ariko ndakwiyamye ntabwo iyo nyatsi yawe y'ubugome ngiye zigere nkurikirana nzagira ubugome bwanjye ku giti cyanjye mbugire uwabungiriye urumva birangije abaravuze ariko ngo ubundi uwo mwana ni uwacu niko kunahise avuga urumva ngo uwo mwana ubundi ngo ni uwacu ngo ntabwo uwo mwana ari uwacu ngo ngewe warambeshye ngo ntabwo uwo mwana ari uwacu ngo ntabwo ari uwa musaza wanjye ibyo si bivuyeho mu gitondo ayo yaraye yohereje mu voice note umuturanyi azayumvisha mama mu grammaire ati ngewe urwo rwana nago nduzi ngo ngewe ngo banza ari inzerezi ngo banze ngo mama yaramutoraguye ngo ngahantu mu bimoteri ibintu nk'ibyo avuga ibintu byinshi avuga ngo urucyo cyane ngo banze yaragitoraguye ngo nge nago nyizi ngo nago nemera ko ari umwana musaza wanjye ngibyo simbyemera se tu ngo nago mbyemera ngewe ngo ngewe ngo nemera bawa se ngo nge nemera ngo bande nabande urumva ariko ngo ngewe Sharon simwemera ngo naho duhure ngo nanubwo dusa ngo nago nabuze umuntu basa mu muryango ibintu nk'ibyo avuga amagambo akomeye nkomeretsa amana avuga ati ngo ngewe ngo nago mukeneye muri urwo rugo ngo nge simukeneye ese umuntu yakubwira gutyo ukabukiba muri uwo muryango biragoye abaranyihakanye nyiranyihakana gutyo ngo nta kintu azongera kumfasha kuva uwo munsi banavuze ati nanjye kuva uyu munsi ndamwihakanye ndamwanze urunuka kandi kuva uwo munsi n'ubundi ku mafaranga yoherezaga nta kintu yamariraga najyaga no gushaka ndi mu bundi buryo ndakomeza nishakishiriza ubuzima gutyo icyakoze mu kigo bari banzi kuri number 1 mu kwambara narambaraga koko mana yanjye n'abarimu banyigishaga respect kuri ngiye ku cyangwe nambaraga neza ndakuguraga icyangwe uwo mugore yohereza udufaranga umucecuru akaducamo kabiri akamereza nkagira utuntu nguramo naho gakweto nkakagura ariko nibigira ikintu bimarira akomeza ngashakisha mu bundi buryo nizo support nkazibona ku bandi bantu nyine muri ubwo buryo ibana naryamaga n'abagabo birandeba ni ibibazo byanjye ntabwo bikureba hanyuma nje kuryamana n'abakobwa bagenzi banjye se nje kumera nk'umwana wawe wakunaniye ugenda akaryamana n'abakobwa bagenzi be wakigoryo ubundi bibarya he iyo mubonye ndyamana n'abagabo mama ujya ngo ndyamane n'abagore se mwabicucumwe mwabingorgimo mugira n'amahirwe Sharon ndyamana n'abagabo none nayo ko none ndyamana n'abakobwa bagenzi banjye mwari ko muri kuvuga amagambo agana gute mwari kuvuga ko mwagushije ishyano none ibintu birakomeye cyane ndangije bitafata umwanzuro mu kwa munani nibwo natorongeye ngewe Sharon ndatorongeye ndavuga ati ngewe wa mucecuru ndagusize nseze urugo rwawe sinigeze naramusezera ngewe ku mutima wambwa ati wa mucecuru ndagiye yabonye ndi kuzinga imyenda gusa ibikapu byanjye byari bimaze nk'icyumweru bizinze nta n'ubikoraho ishyu abona ndikurira mu modoka ndi kugenda ugenda ugiye he rero ngenda ngiye Gisenyi njye gushaka y'ubuzima waragiye suraraye ndarayo nyine nanjye nagiye mbwira Imana yibwa ati nagiye mfukama ku buriri nabibwa ati Imana urupfu banyishe naga ari rutoya noneho niba ushaka kunyice ariko ningwe mu maso y'aba bantu narapfuye naragiye ndiyica baranyishe ngeraho ndiyica ubwanjye ndiyahura wanga kuntwara watwaye data na mama uri kuba maziki niba wari uzi neza ko nzapfa urupfu rumeze gutya mbwira Imana ndayibwira ngo Mana mfashe umwanzuro wo gutorongera nta muntu n'umwe nsanze rengera ubuzima bwanjye niba ko kuri Imana rengera ubuzima bwanjye Imana niko nayibwiye yonyine niyo yumva ipfubyi baravuga ati imfubyi irirera imfubyi nigibura ubwenge imfubyi yumvira mu rusaku icyo kintu uracyumva umunyarwanda aciye umugani gutyo imfubyi yumvira mu rusaku imfubyi irirera nigibura ubwenge nge nafashe umwanzuro nawe nsanze nawe ndirira ndagenda ndatorongera ubwo buvuye Kigali ujya ku Gisenyi Gisenyi umuntu wa mbere wanje kumbona imihanda bamwita Muvunyi ariwe Jeff bazi ku izina rya Muvunyi yabahereza ubuhamya bwanjye Mana wazamutse Gisenyi Kamaro niwe wamereje ubuzima niba tumye mwese mumenya mwabigorgimo Kamaro uriya inkota y'amatovu niwe wamereje ubuzima niba tumye mbaho Mana
ndanamushimira cyane Imana imuhereza umugisha niba ari Imana agiye ikamukoreramo akamfata kavuga ati mwana wanjye reka nkwereke ukuntu game kinwa uri umuhasira nabonye utabuze ubwenge njyewe jya hariya ihiringe ishakemo ibisubizo kandi byarakunze nano biracyakunda niyo mpamvu wagize nk'umuntu witambika ku mubano wanjye na Kamaro ni izina ry'Imana naguhiga ijoro n'amanywa narara nkubonye kandi ntabwo byakugendekera neza mbaye mbivuze mwese mwumve mutega amatwi. Hanyuma Jackie ninde wagusanze ku Gisenyi kugira ngo ugaruke i Kigali byagenze bite? Narahasorinze ngera ku rwego mb'umukozi wo mu rugo ngera ku rwego ndyamana n'abagabo runaka batandukanye ngera ku rwego mfatwa nk'inzereze n'ubundi wagira ngo abazimu bura mucecuru baba muri la famille wa rucecuru ruri muri Canada ruri kunzana abazimu biwe wagira bari barankurikiranye urumva ndagenda mura n'ibibazo bitandukanye nyine nshaka ubuzima tu nemera ndabyakira ndyamana n'abatipe benshi cyane ndyamana n'abantu batandukanye mura na gasi ya buroro zose ariko ndashima Imana yuko uyu munsi umuntu wese wansuzugwe kiragiye adatinyuka no kunza mu maso namwica ndakurahiye bakamumbaza umuntu wansuzugwe muri kiragiye cy'ibibazo n'umuntu uri gutinyuka kunsuzugura n'icyondi cy'uyu munsi reka mubwize ukuri ugende gacyana feri kuko tuzahurira tuzaserera. Ariko nane ntago nabura kukubaza ijoro rya banza wumve ukuntu byagenze nyine nuko nguko nagemura n'ibyo bibazo byose nza muri Kigali ndahasoringa mva za Gisenyi njya za Muhanga mva za Muhanga njya za Kinyinya byose udafite ahantu mbana n'abantu mva za Kinyinya njya za Remera mbana n'abakobwa benshi cyane gira amahirwe umuntu umwe mu buzima wankundaga n'ubundi nkibano kwa Gramere newe wenyine waje aramfata arambwira ati ngiye kuguhindura ubuzima anjyana muri ghetto akagato gatoya nyine kwa kundi kanangiye ubuzima shima Imana icyo gihe singoshye naryamye ibyumweru 2 ntava mu nzu ndi kuruhuka ndi kuruhuka ubwonko mwana uzarwasaza kurara amajoro urarana n'abantu mandi birwa gukinata ku mubiri mwana naryamye ibyumweru 2 abana birwa bakwibutsa ko wagucumbiki yego mwana naryamye ibyumweru 2 nava mu nzu ariko ndi kurya icyo nshaka ariko nambara icyo nshaka ariko nimereye neza nubwo bitigeze bimara kabiri rubanda n'indashima rubanda n'indakoreka iyo umuntu akubwengera gufasha buriya nuzishinga ijambo ry'umuntu umuntu akubwira ati ndagufashije nagabo ariko azahora gufasha aguhereza akaboko kakwigisha ubwenge bwo gushakisha iyo naye kwandi ikigoryi cy'umukobwa cy'ibinyendaro nka bino bigoryi byose byirirwa byetetamanyo hano hanze ariko kwandi ikigoryi umva narasubiye iwacu navuze ati ubuzima bwacanze rwose nagarutse kuko ubu ngubu ni inshuro ya kabiri nari ngiye ni inshuro ya mbere naragiye nsubirayo ndavuga ati byanze mu mbabarire nsaba imbabazi ariko sinari ngiye ahantu hazima yagiye n'undi gupfa nabi urumva ariko inshuro ya kabiri navuze ati sha ndagiye none nshaka nzapfe muzaze mushyingure n'undi nawe buri umuhamba na n'ubu ndacyabibabwira nawe buri umuhamba mwaranyihakanye umuntu umwe wenyine mukuru w'umuryango ariwe Gramere niwe unyemera nanamwanditseho ngewe urumva ibyo by'ubugorgira muri kwivugishwa kereka nanyikuzaho nibwo nzavuga ati noneho aho bigeze noneho ndayamanitse urumva ariko mu by'ukuri wampfura we y'Imana y'Abanyarwanda bundindiye umukecuru wanjye w'umurinzi rwose umwereje ubuzima ngewe abanza areba agaciro kanjye ubu iki nicyo gihe isaha yageze urumva imiryango twisubiranyemo noneho tuvuge niwo ntarinze ari kwizana ngo dufite icyo dupfana ubu nge narinze ko mfite icyo mpfana na Deben nge narimbizi ngewe we na Deben nabonye ngo dufite ngo icyo dupfana da niko numvishe nawe ubwe nago yarabizi Deben yagufashije iki namfashe iki se nge uramuzi he ko duhuriza imihanda cyakoze mbona ari umuntu mwiza mbona afite umutima da ntari amarira yanjye mba mbona huje nayo wamugana ubanza ari byo mu muryango ntagambo uturazo tujya tubura urumva umuryango ni munini ubu se uriya Iva Buravan sinabimenye ejo bundi ari uko amaje gupfa ngo dufite icyo dupfana icyo duhuriye yego ariko ibintu byose bigenda byizana ubwabyo bavuga ati iyo ukize barizana kubayeho nabi kandi n'ubu ufite imiryango ikomeye gato ngiye mbayeho nabi ngiye Jackie ngiye uri wambona naraye mu muhanda wakuze nabi baza wumve nakuze nabi ariko simbayeho nabi ibyo abantu bita ubusazi nibyo bintunze ibyo abantu mwita ubugoryi nibyo bintunze mwabigoryi mwe namwe reka mbatuke urumva nawe nshaka ubufasha ngiye rwose eshwe nzarinda pfa n'abasabye mwabigoryi mwe n'ubundi nta keza kanyu mufasha umuntu ejo mu gitondo mukajya kubivuga mukajya kubirata urumva Deben sinanakwirwa muvuga ibintu byinshi
ntago nari mbizi ko dufite aho duhuriye nako gakobwa ngo ni ka Brenda niba ari akagore niba ari agaki ntago mbizi ngo mushiki wiwe ne numvisha avuga ati ngo ngira nyecuru yo muri Canada urango ngo Geneti ngo ni mu cousine wiwe ubwo The Ben ni cousine wanje suri kubyumva se ubwo rero ibyo simbizi ngenda bihamya neza yuko famille ya papa ikomeye irimo abantu bakomeye baremereye cyane wa mugani wa Jenny wumvuga ati ibi bintu biraremereye ese umuryango wa mama wawe bimeze bite nta numwe nzimo ariko reka mare kwikusanya nabo ndajya kubatigita mbahiga mbacukumbuye nabo mbamenye yego nawe uyaberwa iwabo